Dore urutonde rw'abakobwa batanu bakunzwe cyane kuri social media kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Impamvu bano bakobwa bakunzwe n'ubwiza bwabo, kwiyubaha ndetse no kwesha agaciro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kandi ikindi gituma bakundwa cyane ni ibikorwa bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bano bakobwa ni amahitamo buri mugabo wese, nta musore n'umwe utakifuza yuko ababera umugore cyangwa se nyine mu makeya ababyarira abana, abahekera abana. Ese nawe bano bakobwa urabakunda? Ese niwe ukunda cyane kurenza bose cyangwa se ufata nk'icyitegererezo mu buzima bwawe, cyangwa se niwe nyine mu makeya ubone yuko afite imico ndetse n'imyifatire ukunda nyine uba wifuza yuko nawe yakuranga mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ku mwanya wa gatanu mu bakobwa bakunzwe cyane kuri social media kurenza abandi bose mu Rwanda. Impamvu navuze bano bakobwa ntabwo ari babakobwa bakoresha social media kugira ngo biyamamaze cyangwa se kugira ngo bakurure abagabo, kugira ngo bakundwe n'abagabo. Ahubwo bano bakobwa akenshi binjiza amafaranga menshi kuri social media kubera ubwiza bwabo ndetse n'impano bifitemo bo ubwabo. Mwibutse neza ko niba uri umukobwa, ubwiza bwawe, uburanga bwawe wabukoresheje neza bwagutunga, bukakwambika, bukagurira imyenda, nyine muri makeya bukazatunga famiye yawe kandi utibagiwe n'umuryango wawe wose muri rusangi. Rero nyamuneka niba uzi neza ko uri umukobwa gusa, ibyo birahagije kuba ufite capital, kuba ufite igishoro. Igihe witinyutse ukavuga ngo kino kintu ngiye kugikora ndetse kandi nyishakamwo inyungu. Ku mwanya wa gatanu turibuze kuba twahera. Mwanya wa gatanu turasanga abana b'abakobwa bagera kuri babiri beza cyane, bateye neza, bafite umuco, ikinyabupfura, discipline. Nibyo bibaranga gusa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni uwitwa Alicia ndetse na Germaine. Bano bakobwa ni beza. Ikindi cya kabiri cyongera ubwiza bwabo, buriya bubaha Imana cyane. Umukobwa mwiza uteye neza akarenzaho kubaha Imana, ubwiza bwe bwikuba inshuro ibihumbi. Ubyangu byemere, Alicia na Germaine ni bamwe mu bakobwa bakunzwe cyane kuri social media hano mu Rwanda kurenza abandi bose. Abahanzi bo baragira bati rwose Alicia sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Reka twikomereze nubwo ndirimba nabi, ariko ndabizi neza wari utangiye gutwarwa. Ku mwanya wa kane w'abanyarwandakazi, abakobwa beza cyane bateye neza bakunzwe cyane kurenza abandi kuri social media turasanga uwitwa DJ Flix n'uwitwa DJ Pink. DJ Flix ndetse na DJ Pink ni bamwe mu bakobwa bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. DJ Flix mwese muramuzi, akunda guhereza vibe abanyarwanda cyangwa se kugira inama abasore cyangwa se basaza biwe. Agira ati rwose wa musore we, niba uzi ubwenge, niba wikunda, ntuzakore ikosa ryo gufata amafaranga yawe ngo ugurire umukobwa mukunda na telefone cyangwa se telefone ihenze. Ngo ni amakosa, ni mistake ikomeye cyane. Akongera akagira ati kandi rwose buriya umusore wa nyawe, ibogari ya nyawe, ni umusore wirya, ni umusore wiyemera, ni umusore uba uri busy mu tuntu twe ashaka amafaranga nta kindi yitayeho. Rwose umusore wa fake, umusore wa pirate ni wa musore rwo yirukanga mu bakobwa ugasanga nyine yarasaze cyangwa se ugasanga afite depression kubera abakobwa. Ngo uwo musore aba ari uwa fake, aba ari wa musore wa nakigenda mu kinyarwanda. No umukobwa witwa DJ Pink we rwose ikintu bita imyaka, ukivuga DJ Pink nta kindi kintu abantu benshi bahita bumva umukobwa ushoboye ibiryo, umukobwa uzashobora gutera apeti umugabo wiwe. Uyu mukobwa nta kindi kintu umukundira, nyine uburyo abarya, uburyo aba afite apeti, bigaragaza yuko rwose umugabo wiwe azashobora kumwitaho cyangwa se azajya mukubita igeno, ifunguro rihagije ndetse kandi imeze neza cyane. Umwanya wa gatatu mu banyarwandakazi bakunzwe cyane, abakobwa bitwara neza, abakobwa bafite umuco n'ikinyabupfura kurenza abandi bose. Abangabo rwose nta kintu wabona wabongo kubera yuko baritonda. Uyu mukobwa aritonda nyine mu makeya, agafesi kiwe ukimukubita imboni gusa uhita ubona yuko ari umwana ufite ikinyabupfura ndetse kandi ufite uburere bwinshi cyane. Turasanga uwitwa Beyonce cyangwa se umwite photography. Uyu mukobwa rwose Beyonce nawe ari mu bakobwa bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano kuri social media cyangwa se muri entertainment nyarwanda. Ku mwanya wa kabiri w'abakobwa udashobora gusikurunga kabiri gusa cyangwa gatatu gusa utarabageraho cyangwa se utarabakubita imboni, turasanga uwitwa Vestina ndetse na Dorcas. Vestina na Dorcas ni bamwe mu bakobwa bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ubyangu byemere ni bamwe mu bakobwa binjiza akayabo k'amafaranga, binjiza amafaranga menshi. Ubwiza bwabo, uburanga bwabo nyine batangiye kububyaza umusaruro, batonze imiryango yabo, batunze inshuti zabo ndetse kandi nabo ubwabo ubu ngubu bari mu bakobwa babayeho neza cyangwa se bafite ubuzima bwiza cyane. Ubwo navuze Vestina na Dorcas, ariko murabizi neza yuko kubera yuko nazi ko batandukanya, ariko murabizi neza yuko nyine umwe yaragiye cyangwa se umwe yaratujabutse, yaragiye nyine mu makeya, yabaye umubyeyi, byararangiye. Ariko usigaye ari mu bakobwa bakunzwe cyane kuri social media kurenza abandi bose mu Rwanda. Niba ari we bita Vestina, niba ari we bita Dorcas, je rwose nyambasha kubatandukanya na gatoya. Ariko ubyangu byemere uwasigaye nawe mwitegereje neza, ndabizi neza ko ari umwe w'inzobe, ariko ntabwo wambaza izina ryiwe. Ariko uriya mukobwa ni mwiza pe, ni mwiza. Ubyangu byemere ni amahitamo ya buri mugabo wese, ahubwo wahiriwe umugabo uzagira ibiki, umugabo
atazavunira igitanda akamumenyera bukimwe cyangwa se akamuhereza amazi, kubera ko ntabwo azigera yicwa n'inyota cyangwa se ntabwo azigera agira irungu na gatoya. Rwose ndakubwiza ukuri, igitanda kiwe kizasaza kitagoromye kubera yuko uriya mwana w'umukobwa yariye neza nyine mu makeya, urabona yuko atoshye ameze neza. Ubwo sinshaka kuvuga byinshi kubera yuko abanyerere bahita babyumva vuba, cyangwa se abantu bamaze kwangirika, babandi nyine bamaze gutakaza uburere, babandi bamaze gutakaza umuco. Ubwo sinzi niba ngiye nyifite uburere cyangwa se niba ngiye nyine narigeze nangirika. Ubwo uribuze kunsigira igitekerezo cyawe ucasi muri comment. Ku mwanya wa mbere w'abanyarwandakazi bakunzwe cyane, abakobwa bakunzwe kurenza abandi bose mu Rwanda, nkakubaza ni se wowe urumva ku mwanya wa mbere hari hakwiye uwuhe mukobwa? Ese niwe mukobwa tutashyizemo ahangaha kandi we nyine akaba akunzwe kuri social media kurenza abandi bose mu Rwanda? Ku mwanya wa mbere nawo turasanga uwitwa Kazuba wa Derrick. Nyamuneka Kazuba wa Derrick n'undi witwa Logisa. Bano bakobwa rwose bari guca impaka, barakunzwe cyane kuri social media kurenza abandi bose mu Rwanda. Ubyangu byemere, Kazuba wa Derrick arabahagarariye hano mu Rwanda, kubera yuko uyu mwana ugereranyije n'uburyo akunzwe, n'uburyo abantu bamwitayeho, ugereranyije n'igihe yatangire social media, wasanga ari we mukobwa ukunzwe kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Niba utabyemera ujye kuri video nakoze cyangwa se nigeze gukora nyitangira bino biganiro, iriho abakobwa 10 bakunzwe cyane kurenza abandi muri sinema nyarwanda, haba kuri TikTok, haba kuri YouTube ndetse no kuri Instagram. Uyu mukobwa niwe wagize like nyinshi, nyine izina ryiwe ryagaragarijwe urukundo rudasanzwe. Roho hari abandi bakobwa bakiya cyane nabo bakunzwe cyane kurenza abandi kuri social media, kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ubwo nta wundi uhari ni uwitwa Miss Nyambo, hakaza uwitwa Judith, Uwera Judith, tukongeraho kandi n'undi mukobwa w'umunyarwenya kandi w'umunyabiruri, uwo nta wundi yitwa Inyindi Aisha, cyangwa se umwite umugore wa M Irene cyangwa se Murindahabi Irene. Uyu nguyu rwose nta kintu kidahindutse, byanga bikunde tuzabashyingiranya, babyanga babyemera bagomba kubana kuna. Muri rusange rero dore abakobwa bose bakunzwe cyane kurenza abandi bose kuri social media hano mu Rwanda cyangwa se muri entertainment nyarwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa Kazuba wa Derrick n'undi mukobwa mwiza cyane witwa Logisa. Naho ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa witwa nako n'abakobwa babiri Vestina ndetse na Dorcas. Ku mwanya wa gatatu nagushyiriye uwitwa Cyuzuzo Beyonce cyangwa se umwite photography. Ku mwanya wa kane twahabonye uwitwa DJ Flix umuvanzi w'imiziki ndetse n'undi umwe witwa DJ Pick cyangwa se umwite Bonapeti. Naho ku mwanya wa gatanu turasanga uwitwa Alicia ndetse na Germaine. Aba bakobwa nabo rwose ni bamwe mu bakobwa bakunzwe cyane hano kuri social media kurenza abandi bose mu Rwanda. Ese wowe muri bano bose niwe ukunda cyangwa se ni mu makeya? Niwe wiyumva nuhe uguhereza vibe cyangwa se niwe uguhereza show umwetse ku munsi?